Byongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda inkuru y'incamugongo, inkuru yababaje abantu benshi. Umusore w'imyaka 26 y'amavuko yasanzwe mu mugozi yiyahuye, ndetse bakeka ko ari igisebo yigize kugirira kwa nyirabukwe umunsi yari yagiye kwerekana umugore we. Ahava yibye telefoni yari amaze amezi asanga abiri ari mu kimwaro cyangwa ari mu isoni, nibwo rero basangaga ari mu mugozi yimanitse. Ubwonko bw'abaturage baketse ko hari icyo gisebo cyatumye yiyahura muri rusange. Ni mu gihe Kidasamura Movie yavuganye n'abaturage bavuga ngo uyu mugabo yari amaze iminsi agenda afite ipfunwe cyangwa afite isoni kubera ko yigize kwiba kwa nyirabukwe telefone muri rusange. Barakeka ko intandaro y'urupfu rwe rwo kwiyahura byatewe n'igisebo muri rusange yagize igihe yibaga telefoni ajya kwa nyirabukwe. Ni mu gihe uyu musore akaboko ko karekare kamunaniye. Reka dukomeze n'amakuru yacu. Gatsibo Remera, ubwo ni ukuvuga ngo ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera. Abaturage basanze umusore w'imyaka 26 mu mugozi yapfuye, bakeka ko yiyahuye. Abaturage babwiye TV na Radio 1 ko yari amaze iminsi mike asebye, dore ko ubwo yari yagiye kwerekana mu muryango w'umukobwa cyangwa yaragiye kwereka ni ukuvuga ngo reka two gusimbuka ibintu. Ni ukuvuga ngo uyu musore yaragiye kwerekanwa, ni ukuvuga ngo umukobwa yari yagiye kumwerekana iwabo kugira ngo azamubere umugabo. Ava iwabo w'uwo mukobwa, ubwo ni ukuvuga ngo yibye kwa sebukwe, yagiye kwa sebukwe ngasiga ahibye telefoni. Ni mu gihe uyu musore rero yiyahuye, bakeka ko iyi ngiyi ari ipfunwe cyangwa ari amakosa yakoze cyangwa ari ikimwaro yagize kubera ko yibye kwa nyirabukwe bikamenyekana, bagatangira kujya bamuvuga cyangwa bamuciraho imigani, akabona icyo gisebo ntiyakihanganira ahitamo kwiyahura. Ni mu gihe ngiye kubasobanurira ingingo imwe mu mategeko. Icyaha cyo kwiyahura gihanwa n'amategeko muri rusange. Icyaha cyo kwiyahura, iyo uwiyahuye yiyahuye napfe, ni ukuvuga ngo aravuzwa, yarangiza akahita ajya gukatirwa, agafungwa, ndetse agatangwa n'ihazabu y'amafaranga atagira ingano. Munyarwandakazi, iki ni igikosa cyangwa iri ni ikosa rimwe ushobora gukora ubuzima bwawe bukarangira bw'iteka ryose. Iyo wiyahuye uba ufite risike yo gupfa neza, ugapfa neza bakaguhamba bakagushyingura. Ariko nanone nuziyahura nupfe, uzamenye ko polisi y'u Rwanda izaza ikagufunga, kuko kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko muri rusange. Wowe ubwawe nta tegeko ufite ryo kwiyahura, kandi nta n'impamvu n'imwe yatuma wiyahura muri rusange. Ni mu gihe ikibazo nk'icyo ngicyo kidafatika, ikibazo nk'icyo ngicyo cy'ubugoryi cyatuma umuntu yiyahura. Murabizi mu minsi yashije yatambutse, hari umusore wigeze guhanuka kuri etaje yo kwa Makuza hariya mu mujyi, arangije yikubita hasi ahita apfa, ahita acikamo ubushwangi. Ni mu gihe ambirasi zaje zitoragura imirambo neza utunyamanyama zijya gushyingura. Ni mu gihe uyu muntu yibeshya akamanuka kuri etaje, yagira hasi napfe, yari gufungwa cyangwa agahanwa n'amategeko. Hari igihano giteganyirizwa abantu biyahuye cyangwa bagerageje kwiyahura bikanga. Ariko iyo wiyahuye, nyine wiyahuye nawe umuririra, uragenda ugapfa bakagushyingura. Ariko ntago ibyo ngibyo byo bituraje inshinga. Ndagira mbanze mbasobanurire kino kintu. Kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko muri rusange. Ni mu gihe nuziyahura nupfe, uzamenye ko hari itegeko hano hanze rikugonga. Rero hano mu murenge wa Gatsibo mu mudugudu wa Rwinkwavu, mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera. Ni mu gihe twavuganye n'umukuru w'umudugudu muri rusange kugira ngo atubwire ibyabereye mu mudugudu. Mwumve ibyo umukuru w'umudugudu yatubwiye muri rusange. Mutega amatwi dukurikirane umukuru w'umudugudu. Ni ukuvuga ngo ubusambo muri rusange, munyamakuru, genda kubwiza ukuri muri umudugudu. Nyine izi soresore ni za sore usanga zitagendwa na kamwe, zitajya zipfa kugendera ku murongo. Nyine ibintu nari mbizi ko uyu musore yagiye akiba kwa nyirabukwe rwose afite isoni n'ikimwaro. Ibi bintu rwose muri umudugudu wacu ntabwo bikunzwe kubaho, gukorakora akaboko kabi. Munyamakuru, nta kintu ngewe mfite cyinshi cyo kuvuga kwa bino bintu, ariko ibi bintu nabimenye mu kagari kanjye. Ukumva ibi bintu nabimenye, ariko ntabwo ibi bintu bikwiye pe nk'abanyarwanda muri rusange. Nimba yenda ugiye kwerekanwa mu rugo, warangiza ukahava wibye koko, ibyo bintu birakwiye. Ni ukuvuga ngo nawe yenda yigaye arareba aravuga ati iki gisebo sinagikira, ahitamo kwiyahura. Ni ukuvuga ngo rero mu mudugudu wanjye aho ubundi nta mahoro, nta kibazo n'ikindi na kimwe gihari. Ikindi kibazo cyari gihari ni icy'umusore wigeze kwiba ihene
nabwo kwiba ihene nabwo yarayigaruye mu cyimbo cyo kugira ngo yongere asabe imbabazi asubire muri